fondasiyo y'ubuzima buzima iri mu mutwe. Iri mu mutwe cyane. Kagira inka. Amashyo. Kagira umugabo. Ibyo ngibyo ko bari gusuhuzanya. Nibyo. Guys, bwabyumviye ibintu byose birashoboka. Impamvu tuvuga ngo ruganze nuko tuzi ko hari some percentage ituma urukundo rushoboka. Nibyo mushobora kusanga mudahuza ari kubundi ibintu mwashyize ku murongo mukashakira uburyo mukicara mukavuga muti ibintu turabishaka gutya birashoboka cyane. Baravuga bundi ukuri gushira mu biganiro ngiye iryo jambo nkunda kurivuga. Byose biva mu kuganira. Byose mwaganiriye. Buri kimwe cyose murasasa inzobe. Oya, iyo bamaze gusasa inzobe bavuga kuvuga ukuri. Okay. Mukabigizanya ukuri wenda uko mbyumva nawe uko ubyumva tukabihuriza hamwe tugakuramo igisubizo gifatika tukashyira ku murongo ibintu byacu bikagenda neza tutiteje abantu. Hello guys, meze mute twagarutse cyane. Hello friends and family, we are come back on M250 TV. Okay. This is Ruganze. This is Muhire. This is Fiete. Okay. Twagarutse mu kiganiro cyacu Ruganze, ikiganiro tugenda tubaganiriza cyangwa se tunaganira twese ku ngingo zitandukanye zijyanye n'urukundo. Fie. Amakuru se. Nta mahoro. Umeze ute se mu munota umwe? Bishimye. Oya, mu munota umwe umeze ute? Munota umwe. Munota umwe ndasetse. Sobanura ukuntu umeze mu munota umwe. Ukuntu umeze mu munota umwe? Ndishimye. Ndashimira Imana n'abantu nyene bamba hafi, abantu badufollowinga, abantu batwandika muri comment. I'm like yani. Atuma no nishima nkagira ibikuraje byinshi cyane. Twagarutse muri mu mikorere ya video imeze gutya turiyicariye turavuze tutireka twicarira ahantu murabona ko turi hafi y'urusengero nguru turi hafi y'urusengero twari turimo dusenga gatoya turavuga tuti reka tubanze tubahe akavideo. Dini akagonga hangaha kugira ngo tubanze tubaganirize turabizi ko nubundi ikiganiro cyacu ni Ruganze nubundi niyo mood turimo tujya tugaruka ku ngingo zitandukanye zijyanye n'urukundo imibanire tugahanahana amakuru. Twababwiye ko tudatanga ubumenyi ahubwo dusangira ubumenyi. Ibyo nzi nkabikubwira nawe ukambwira ibyo uzi ushobora kuba undushijeho cyangwa se wowe ukagira ikintu nyungukiraho. Yego, ni ugusangira ubumenyi kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Tunabibuza ko tunagaruka ku biganiro bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe ngira ngo bamaze kubimenyera injiyemo indani muri YouTube M250 TV mugenda mubona video nyinshi zigiye zitandukanye zigaruka ku buzima bwo mu mutwe tukanagaruka cyane ku mibanire ndetse n'urukundo. Hanyuma rero Fiete mufitiye ikibazo hano. Uri tayari? I'm waiting for you. Uri tayari ku kibazo mufitiye? Tayari. Wowe n'umuntu mukundana. Okay. Umuntu mukundana ni ibiki ashobora kugufasha mu rugo like mu rugo habamo imirimo myinshi habamo guteka mu gukubura gukora amasuku habamo gufura habamo ni ibiki bigenewe umugabo ni ibiki bigenewe umugore cyangwa bose barabigenewe? Nta mirimo imwe yagenewe umuhungu cyangwa se indi igenerwa umukobwa. Twese icyo ushoboye uragikora. Nabyita uburinganire nabyita ubwuzuzanye. Uburinganire n'ubwuzuzanye. Bivuga ngo se ngo ngiye ngo ndoze ibyombo ngo mfite ngo sister cyangwa se ngo shira wanjye ugiye kumusura ngo ngiye ngo nago ngo ndi bumufashe ngo ndaba nicaye nga ntegurire genda ufatanye nawe. Amaboko nabiri icyo yakora nayo wagikora. Guhuza inshingano nicyo kintu tugiye kuganiraho. Donc kugira uburyo mukora uturimo two mu rugo cyangwa se n'izindi. Hari igihe abantu baba bakundana cyangwa se baranashakanye cyangwa bataranashakana ariko bakaba bafite ibyo bakora bifite ahantu bihuriye. Ese ni gute abakundana baba barashakanye baba batarashakana bashobora guhuza inshingano mu rugo ku kazi mu bintu bigiye bitandukanye? Ni gute?
abakundana baba barashakanye baba batarashakana bahuza inshingano zo gukora ibikorwa runaka byaba ibyo mu rugo byaba ibyo mu kazi runaka. Ngiki kintu tugiye kuganiraho. Byose ni imyumvire kandi bira baravuga ngo gushaka no gushobora. Gushatse kuvuga ngo iki? Gushaka no gushobora bishatse kuvuga ngo ushobora uvuze ati nje iki ndagikora, wenda ndabyuka mu gitondo nkubure mu rugo, wabishatse wabikora. Nta mirimo ihari yagenewe abahungu cyangwa se ngo igenerwa abakobwa. Icyo ushoboye, icyo ushaka uranagishoboye. Ubundi sugira ngo nk'umugabo n'umugore, umugore yasamye wenda bambe yabyaye abakeneye kwitabwaho, abakeneye gufashwa uturimo runaka, nta mukozi uhari, ubwo umugabo ntiyabikora. Ntibirindira ngo abe yanabyaye ngo habe hari kesi ituma abikora, yabikora mu buzima busanzwe nk'inshingano bagafatanya. Kigarutseho neza. Ni ukuvuga ngo si uko hari kondisiyo runaka itumye ugikora, ahubwo ni ngombwa. Ni ngombwa ko mu rukundo n'umuntu mukundana mufatanye turimo. Twa turimo two mu rugo abantu bavuga ngo utu turimo ngo n'utw'abagore, ngo hari abagifite imyumvire yo kuvuga ngo gufura imirimo yose yo mu rugo bigenewe abakobwa. No, hari n'abantu b'igitsina gore ntitwatinya kubivugaho, bumva ko umugabo agomba guhahira urugo nta kindi kintu agomba gukora. Ariko buriya n'umugore n'umukobwa yagira inshingano z'amafaranga, nawe yatunga umuryango. Tuze ngo buri muntu wese afite ikintu yakora kandi kikagirira umuryango akamaro. Tinyuka urashoboye. Icyo bise tinyuka urashoboye mubyeyi. Buriya rero hari ibintu byoroha cyane kubikora, mugabana inshingano. Buriya kugabana inshingano hagati y'abantu bakundana, either mwarashakanye cyangwa se mwarasezeranye byemewe n'amategeko cyangwa se nimwanasezerana byemewe n'amategeko, buriya mushobora gushyiraho akantu ko kugabana inshingano, mukavuga ati rero urabona njyewe mva ku kazi wenda ntinze, wenda wohagera mbere byo gukora utu tuntu, hanyuma nuturangiza ukora utu, nanjye ninze ndagufasha utu. Gusangira inshingano cyangwa se kugabana inshingano ikintu cy'ingenzi. Hari ikintu kinengaho? Nta kintu kinengaho. Ntacyo nengaho. Kuko ndabishyigikiye. Ikintu cyo kugabana inshingano ni ikintu cy'ingenzi gifasha abantu kubaka relationship iri positive. Very 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 positive. Ni ukuvuga ngo hari ubu wenda hari n'igihe mubigira routine, mukavuga muti wowe wenda uzajya udufasha gufura, ufite ibibaraga by'ufura. Hari igihe ariko wenda ngiye mukobwa ari ngiye wenyine numva ibintu nisakirire bwo nibanda ndi muri menstruation period, ngasanga umuhungu se musaza wanjye se menstruation si ikibada komeza mukiye yenda yantunganyirije ibyo ndi bwamba ibyo ndi bukoreshe byose, numva nyine ngize isoni ngo ibyo bintu ngo reka no, ibyo bintu ngo sukwisuzugura. Biteye isoni gute? Yaza akakuna gufurira bimwe wandusha. Oya uko biri kose iyo mukora bya bindi twahereyeho muri ibi biganiro byo kuganira mugasangizanya amakuru yanyu, urumva mbizi ko uri muri icyo kibada nagufasha. Naho uri umuhungu cyangwa se niyo ntaba mbizi ariko nkabona hari uburyo udafite courage zo gukora, hari uburyo ufite kabazo, hari igihe umuntu aba afite akabazo no kukavuga bikanga. Ariko iyo ushyira mu gaciro ubasha kubibona ukavuga uti ni iki nagufasha. Kugira ngo byibuze n'utunota duke basi wiyumve neza, basi mbe nkwibagije akababaro ufite, kuko hari abo bibangamira cyane basanga n'abajya kwa muganga. Byo ngo ikintu kiba gikenewe ni uko mwicara mukavuga muti gusa kiriya kintu nari mvuze byagaragaye ko gifasha cyane. Kugabana inshingano burya birafasha cyane. Nimba mushaka gufatanya inshingano nk'abakundana nk'abashakanye, mwicare muvuge muti ni iki nshoboye bijyanye n'umwanya mba mfite, bijyanye n'iki byose, mwicare muvuge muti rero
ibyongera kuba wenda udufasha mu guhahira urugo, ibyongera kuba udufasha mu kugura ibikenerwa mu rugo, utu tuntu na twadushobora kuko yaba umugore ashobora no guhahira urugo, yaba n'umugabo ashobora guhahira urugo. Wenda mushobora kuba mudafite umukozi, tuvuge ku bantu bashakanye. Yego. Cyane n'abageni wenda nta bana mufite babafasha imirimo. Mu gihe umugore yabyita gutegura breakfast, ushobora we mugabo nawe kumubyuka inyuma ukaba uri gukoropa breakfast ikageraho amasuka arangiye, ibintu bigatungana, ugafata breakfast mukitegura mukajya mu kazi, kandi mwese muba munakora aho muziye. Ndi guhata ibirayi, Sherari ari koza ibyombo, ndi guteka nawe arimo arakora iki, ari kuzinganda nk'imyenda, mwafatanya imirimo kandi bikagenda neza. Yego, gusangira imirimo mukaza mupanga umunsi w'ejo, ugasanga ibintu bigenze neza mukaruhukira rimwe. Ariko byo kubona umugabo yagiye kwiryamira, umugore aracyarimo arafutagira mu mirimo amasaha abiri uryamye, uri umugabo wanjye, njyewe ngikora ngifite ibitotsi ku maso, ariko ndi mu bintu, ndi kugutegurira imyenda uzambara ejo, ndi kuguhanagurira inkweto. Ntabwo wabyuka ukaza ukamfasha tukaryamira bikarangira kandi neza, bikarangira kare, ntacyo byishe, ntacyo bibangamiye. Guys, bwabyumviye, ibintu byose birashoboka. Impamvu tuvuga ngo ruganze nuko tuzi ko hari some percentage ituma urukundo rushoboka. Nibyo mushobora kusanga mudahuza, ariko ubundi ibintu mwashyize ku murongo, mukashakira uburyo mukicara mukavuga muti ibintu turabishaka gutya, birashoboka cyane. Baravuga ubundi ngo ukuri gushira mu biganiro, ngiye iryo jambo nkunda kurivuga. Byose biva mu kuganira, byose biva mwaganiriye, buri kimwe cyose murasasa inzobe. Oya, iyo bamaze gusasa inzobe bavuga kuvuga ukuri. Mukabigizanya ukuri, wenda uko mbyumva nawe uko ubyumva, tukabihuriza hamwe tugakuramo igisubizo gifatika, tukashyira ku murongo ibintu byacu bikagenda neza, tutiteje abantu. Wenda usange turi kugendana ariko nababaye kubera wamvunishije. Yego, sanga niwe wakoze gusa, kandi mwese muba munafite akazi wa mugani. Yego. Ni gute mwese muba mufite akazi, mwataha mwagera mu rugo, umwe wowe ukajya mu buriri, ukajya muri telefone, undi ari mu mirimo, saa 4 saa 5. Keretse yabaye ari n'akazi, wenda ukaza ukamubwira ati Sheri rero urabona hari akazi natashye ntarangije, reka be nkakora. Kandi nawe icyo gihe yakora ibyo ashobora, ntabwo yarinda kwivunisha. Tuone ko ari sawa. Tutuntu ni sawa. Mwebwe mudukurikiye guys, inshuti zacu, bafana bacu, ikintu cyo kubaka urukundo rukaganza kirashoboka. Bivuze ngo binyuze mu gusangira inshingano, mukoresheje strategy yo kuzigabana, byabafasha kugumya kubaka urukundo rwanyu, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Nabo kuri iyo ngingo nabo namwe mutubwire ukuntu muri kubyumva, baze kutubwira muri comment, ese mwebwe mugabana inshingano gute? Ese umwe arakubura, undi akajya guteka, ese umwe aravoma, undi akagira ate? Ese umwe bari gukora akazi, undi mufite ukuntu mwabipanze bitewe nuko situation yabo ibimeze. Ni nacyo kintu cy'ingenzi. Tube tugiye naho butaha. Turabakunda cyane, turabibutsa ko ino ni M250 TV, ikiganiro cyo ni Ruganze TV show. Ni ikiganiro tugaruka cyane ku makuru ajyanye n'urukundo n'imibanire. Suko dufite ubumenyi bwinshi, ahubwo dusangiza amakuru. Nago dutanga ubumenyi, ahubwo dusangira amakuru. Yego, dusangira amakuru cyangwa se ubumenyi. Bivuze ngo namwe muri comment mushobora kutwandikira mukatubwira muti ibintu byakagenze gutya, tinyamara ibyo bintu muvuga burya nibyo, tinyamara ibyo bintu muvuga nta nubwo binashoboka. Bafite uburenganzira bwo kutubwira buri kimwe cyose. Yego, nyine n'impamvu tatuje kugira ngo twebwe uko tubyumva tubibabwire, namwe mutubwire ukuntu mubyumva nyine, kugira ngo duhurize hamwe ibintu bigende neza cyane. Tunabibutsa gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose tugenda tubategurira mujye muhita mubibona. Subscribe, niba utarakora subscribe uyikore. Niba warayikoze like, share and comment. Hanyuma ibintu birushaho kugenda neza. Tugaruka kandi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kuko turabizi ko ubuzima bwo mu mutwe ni inkingi y'ubundi buzima muri rusange. Ni nayo mpamvu tugenda tubategura ibiganiro bitandukanye bimeze gutya, cyangwa se mu majwi, cyangwa se yewe hariho n'uburyo bw'amafilime documentaire tuzajya tugenda dukora kugira ngo fondasiyo y'ubuzima buzima iri mu mutwe cyane. Kagira inka.
amashyo kagira umugabo ibyo ngibyo ko bari gusuhuzanya nibyo okay ahubwo nakayiguhaye guys turabakunda cyane reka tube tugiye tuzagaruka mu kindi kiganiro ntimugacikwe ikiganiro cyo nakagaruka ciao ciao bye bye